ndimo nkubwira ngo nubwo ukuboko kwa Sawuli kukuriho ntacyo kuzagutwara, nubwo amaboko ya Sawuli abaye menshi ku buzima bwawe, etopereje zitotaya, amaboko ya Sawuli ni menshi ku buzima bwawe, ariko ndimo nkubwira ngo humura ntacyo Sawuli azagutwara. Ndimo nkubwira ngo Sawuli imigambi ye Imana izayitesha agaciro, kandi uyu mwanya imigambi ya Sawuli itaye agaciro mu izina rya Yesu. Nubwo bimeze bityo, Imana ihagurukije Yonatani. Yonatani arahagurutse. Niwe urimo kubwira ngo komera, niwe urimo kubwira ngo humura, niwe urimo kubwira ngo ariko Imana impaye ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo ntabwo izemera yuko amaboko ya Sawuli agushyikira. Sawuli yahereye kera kugendaho, Sawuli yahereye kera kwirukankaho, na n'uyu munsi kuburiho n'ukubera Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Sawuli yamaze kumenya neza, araporopoza, aza kumenya neza yuko uzaba umuntu ukomeye, aza kumenya ropere mingisiri drere sopire jezito taire no tipo ere kuwasikaire. Nubwo Sawuli yavuze ngo uzapfa, ariko umva ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuganye nawe ngo ntacyo kibaye. Uwiteka Imana aravuze ngo bagerageza umaze mu iminsi birahagije, igihe wazengurukiye umusozi kirahagije. Uwiteka Imana aravuze ngo noneho ihagararire gusa, uhereye none ureba agakiza Uwiteka Imana ari bukuzanira uyu munsi, kuko Uwiteka Imana avuze ngo abo banyeshimwe. Ndabona hari abasore batabawe, ndabona hari abakobwa bakiriye gutabarwa, ndabona hari abapapa bakiriye ubutabazi, ndabona hari ababyeyi bakwiriye gutabarwa. Imana ihabwa icyubahiro. Muri iyi minsi Imana yarambwiye ngo amasengesho ari gusengwa muri uku kwezi kwa kabiri, ndabona ijuru rikingutse mwene data. Ngiye mwiyerekwa ndabona ijuru rikingutse, ndabona hari ibintu Imana ihumishije bigushaka uri kumwe nabyo, ariko mbona birakubuze. Ndabona ijuru rikingutse, ngiye kubona mbona nubwo umaze igihe kinini ushonje, ariko ukorera Imana. Imana itanze ibyo kurya kandi by'ibihe byose. Umva ko Uwiteka Imana avuganye nawe. Mana Zopiya mingi sikaya ngo numu umwana w'umuhungu nzamwitira izina, ndetse Imana irambwiye ngo uwo mwana w'umuhungu wasabye Imana iramuguhaye, n'iryo zina wavuze uzamwita Imana iguhaye kumwita iryo zina. Irambwiye ngo tegura guhigura imihigo yewe papa, tegura guhigura imihigo yewe mama, kuko Imana iguhaye kuba umubyeyi, kandi Imana yo mu ijuru yavuganye nawe. Hari ibintu Imana ikumbanyije yewe mugenzi wanjye, hari ibintu Imana ikumbanyije muri uyu mwaka, hari ibintu Imana ikubise we, hari ibintu Imana ikubise, hari ibintu Imana ikubise, hari ibintu Imana igukubitiye. Aba barozi bitambitse mu mugambi w'Imana, hari ibyo Imana igukubitiye. Bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba, ndabasuje mwese kandi mbifurije amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana. Aho muherereye hose mu bice bitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, hafi na kure, mwese ndabasuje kandi mbifurije ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Rimwe n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, muvuga butumwa Imana ihamagaye muri iyi minsi kugira ngo yamamaze kwera kwayo, yamamaze gukomera kwayo. Reka ntangire muha ikaze mu kiganiro cyacu. Vedaste, Yes. Uraho neza? Yego. Makuru. Rakomeye. Vedaste kutuje cyane se? Ngomba gutuza. I Musanze muri kurya ibirayi bimeze neza? Ibirayi Imana ikabyemera rwose. Yego. Imana ishimwe. Wari umeze neza ariko? Nawe urabibona. Urabibona ko meze neza. Wambaye neza rwose nk'ugiye mu kirori. Umukozi w'Imana agomba kwambara neza. Ajya ngo twiheshe agaciro nk'abakozi b'Imana. Niko bimeze.
okay ngane mugaharanire rero ikibazo nuko haraho muri kugera mukakica nanone mu bakica ntabwo ndi ariko benywanyu bari kukica kandi abo mukobwa agatokisha bose ariko uko byamera kose Eliya ni wavuze ngo bisha abahanuzi bose ngo ni njye nyine wasigaye numva nawe wowe wenyine usigaye ariko Imana irangije iravuga ngo haracyari ibihumbi bingahe 7 haleluya yego haracyari ibihumbi 7 rero muri ibyo bihumbi 7 tuvuge ko nawe urimo muri ibyo bihumbi 7 rero nanjye nzayinambaho ndimo yes ariko rero ngo ari n'ukuntu muri kugenda muhana muri no misi mukaza ngo mugahamura kandi ngo tabatumye mukitigisa kandi ngo nawe mufite ibindi bibagenzi byo n'ukuri bimeze bita Vedaste ibyo ngibyo rero ntabwo nabimenya buri wese afite uko yaje muri iki kibuga iki kibuga gikiniramwe abantu batandukanye yego ariko urufatiro rukomeye rw'Imana rwanditswe ikimenyetso ngo Uwiteka azabe ntabwo rero ngewe muri misiyo yanjye mpire kumenya ngo uri ari kwitigisa ubundi harimo abitigisa icyo namenye cyo nuko buriya mu buryo bwose bwo kwitigisa uzi ko hariho n'umuntu witigisa kubera umwuka kamanuka ari uw'ibiryo kubera yuko nyine hari ibiryo yariye ubundi akitigisa bikemera ariko hari n'umwuka uza ari amafaranga yego hari n'uwitigisa ari kugira ngo abantu bamubone nk'umunyamwuka ibyo ni ibice bitandukanye kuba wakwitigisa kubera yuko wabonye ibirayi kubera yuko wabonye agafiriti n'akanyama kuba wakwitigisa ugira ngo bagire ngo nawe ufite umwuka wera kuba nabonye n'abandimba bari gutigita biremera kandi bikinira amafilime y'isi batigita amafilime ukaba wagira ngo n'ubundi ni umwuka utabizi ubwo bitigita byose ntabwo ari umwuka rero bitigita rero byose ntabwo ariko aba ari umwuka tuzamenya gute abari mu mwuka n'atari umwuka ko tuzasengera Imana mu mwuka no mu kuri tuzamenya bishushanya n'abatishushanya hari abo maze kumenya se bishushanya ngo tubamenye tubirinde uzanyegere ntabwo ari ngombwa kugira ngo mbivugire kuri social media ariko urabazi n'amazina yabo ni ukuvuga ngo ngomba kubamenya kuko iyo umuntu asenga aba afite amabanga menshi y'Imana yes ubwo njyewe unyemereye ko uzayampishurira uzanyegere nibiba ngombwa n'ubundi tuzabiganiraho byose birashoboka ngo hari n'abahanuzi ngo nige muri kuza ngo mugahanura ngo ari umuntu wababwiye ugenda umanurira ibi ngibi unyemereza abantu kaza uganurira umuntu ibyago kandi nta n'ibihari yamutera ubwoba ndi kubyumva cyangwa kaza uganura umuntu timanere ngo Imana irambwiye ngo uri umugore wanjye kandi nta byago tunye ariko komisiyo baguhaye Imana irambwiye ngo uzaba umugabo wuriya ari komisiyo ngo ari mu bahanuzi ngo musigaye muri gufata ikintu bita komisiyo mugana ibitariho rwose muri kuroga abantu buriya rero mu wafata komisiyo nge ntabwo ndi ariko barahari ibyo byumva barahari pe njya nkunda gutanga Imana aho umugabo avuga ni rwose ni ukuri pe ibi bintu tubamo twakishakiye indamu nk'uko abantu babibona hari ababibamo koko batekinika mw'igiceri ariko imyaka maze nkoro uyu murimo ntabwo mba nzana i Kigali nteze imodoka mbagenda mu yanjye ugiye ufite imodoka yawe iyo bitekinika nawe bari benshi bagiye banabimbwira kandi bamaze kugera mu rwego rwo hejuru bafite imodokari gusa ntitwavuga ko wabuze ubwenge ubwenge se neze nimba ukiye kujyana n'amaguru ugitega ku ikarita noneho rero umunyitege kandi abandi bafite imodoka bameze neza nanjye munyitege mu minsi mikeya nzaza hano ndi kugenda n'imodoka yanjye kandi noneho uri kumva se iyo modoka izaba iziye mu gihe cy'Imana niba nkorera Imana hari icyo Imana yavuganye nanjye mu gihe rero cyayo imodoka nziza nzayicaramo njye nza hano i Kigali ndi mu modoka yanjye ariko buriya Abisirayeli bari kujya mu Egiputa ni ukuvuga ngo byabasabye kunyura mu butayu
buriya ikibazo abantu benshi bafite, barashaka gukwepa ubutayu ngo bagere i Kanani bateze indege. Ariko umuvugabutumwa witwa Sugira yabivuze neza, aravuga ngo iyo ukwepye ubutayu ugatega indege kugira ngo ugere i Kanani wihuse, ngo ugera hahandi Kanani, ubutayu ukabukorera i Kanani. Ubu rero twiyemeje kugenda iyo ubutayu tuzagera i Kanani tuhageze. Ubwo nitwicara mu masezerano tuzaba twicaye mu bisubizo byacu. Amen. Ariko se amasezerano yose, ibisubizo byose nuko Imana itanga imodoka ntiwanapfa utarayibona kandi Imana ikwemera kandi none se ubundi abakozi b'Imana bose niko bazatunga imodoka? Ntabwo ariko bimeze. Ufite ikihe kizeye ko muzayitunga urimo se? Icyizere se? Icyizere ufite ni ukuvuga ngo nta nubwo ari nabyo wenda ahanini nimirije, kabone yuko imodoka ntihesha ubugingo, ariko no kumera neza muri iyi si nabyo ni byiza. Ariko ikintu cya mbere nshingiye ku by'Imana yagiye imbwira ikabisohoza aho twagendaniye, ntabwo ari Imana y'inyabinyoma, ni Imana isezeranye igasohoza. Ntabwo Imana ibeshya rero, oya, ibyo ivuga irabisohoza ikabikora. Ifite ibihamya bifatika by'uko itajya ibeshya. Iyo modoka rero uretse n'imodoka n'ibirenze imodoka tuzabibona. Vedaste, hari ikintu bavuga ngo isezerano rikuru twahawe n'Imana n'ubugingo buhoraho. Ese ntushobora kwizera ibyo bintu ko bizabaho, ayo mamodoka uzayabona nk'uko Imana utubwira ati Imana yambwiye, ubwo buzima bwiza Imana yabumbwiye kandi ukabona kandi uvuze ati Imana nsenga ntabwo ibeshya. Ariko se nta gisho nta ushazuka ko nta bantu bapfa kandi Imana yarabasezeranije bagapfa bidasohoye? Bande se bagapfa bidasohoye? Yaravuganye n'Imana se? Yego. Cyashatse ko isezerano rikuru mutwigisha yuko ari ubugingo buhoraho. Ko bimeze ni gute Imana idashobora gufata ubugingo buhore ikaburutisha ibyo byose ikakwira ubugingo ukipfira utabibonye? Ntabwo bijya bibaho. Icyitonderwa, iyo tuganira tubona abantu bagiye bahabwa amasezerano. Uwitwa Simeyoni yari afite isezerano ry'uko atazapfa atarabona umwami Yesu, atarabona agakiza k'Abisirayeli. Haleluya. Noneho ngo agera mu zabukuru, yewe akajya ararwara, abantu bakavuga ngo burake yapfuye. Ariko kubera iryo sezerano Imana ikamurindana n'iryo sezerano, kugeza igihe bagiye kumurika Yesu mu rusengero. Simeyoni akimara kubona umwana yumva umwuka aramubwiye ati dore nguyu wa wundi, wa mucunguzi w'abisi bose. Ngo ahita agendera amusanganira amuterura, abwira Imana ngo noneho Mana sezerera umugaragu wawe yitahire, n'ubundi nari imaze kuzambazamba, nari imaze kugera mu zabukuru, nsezerera umugaragu wawe nitahire. Amasezerano arasohoye. Icyo nemera, ishobora no kuguha imodoka none n'ejo ukaba wataha, ariko Imana yo mu ijuru ntabwo ishobora n'ubundi kukugenda n'ibyo. Ahubwo nanone ikindi, imvugo y'Imana irazimiza. Icyo nicyo nasobanurira abantu baneze amatwi. Imvugo y'Imana igira ute? Irazimiza. Nk'ubu ni urugero, Imana ishobora kukubwira ngo mwana wanjye nkujyanye mu mahanga. Uri kumva? Nivuze ngo nkujyanye mu mahanga ya kure, hajya kubona bakabona ejo uratashye. Uri kumva? Kumva ubwo yagucyuye. Impamvu mbivuze, hari umugabo warose inzozi, amaze kurota inzozi ngo arota ngo n'ubundi ngo yuriye indege agiye kubonabona ngo agiye mu gihugu cya kure. Noneho uwari urimo abimbwira yarambwiye ngo yari yamusuye, aramubwira ati runa, ati iri joro Imana yanyeretse nuriye indege, agiye kubona nagiye mu mahanga. Ati dore nanahise mbyandika, ati rwose Imana igiye kunjyana mu gihugu cya kure. Hashize iminsi mike wa muntu barapfuye, twari turimo tubiganira, ariko mbwira ati uriya rero imvugo y'Imana hari igiza ijimije. Ubwo rero ariko urumva n'ubundi yagiye mwayo mahanga ya kure.
ako se anje mfite ikibazo Imana ntabwo izi gutandukanya amahanga y'imwe isi no gupfa none se kukivuga ngo umunsi umwe ni nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe nuko Imana itazi kubara ngo rimwe kabiri gatatu hakabye byo birumvikana ko ntabwo bihoye no kwamenya ubuhatu wawe ngo none se kuki ijambo ryayo rivuga ngo ibyo mwibwira sibyo nibwira n'inzira zanyu si zimwe n'izanjye buriya ni ukuvuga ngo ibitekerezo wowe ufite nta nubwo ari iby'Imana igendera ni nayo mpamvu uzakona ukabona umuntu abantu baramubona bakabona nta cyiza cyamuturukaho ariko Imana ati mwana wanjye ndakwemera ubwo rero bivuze ngo Imana yo ntikora nk'abantu kandi nireba nk'abantu mama wagukingize ko ngewe hari abantu bajya bapfa dushaka no gufata ingero bagapfa Imana yababwiye ati mwana wanjye nzakugirira gutya nzaguha wenda n'urugero inzu mu mujyi wa Kigali kabimubwira yes naguciye mu ijambo ni ukuvuga ngo ashobora gupfa kubera yuko ikintu cya mbere hari igihe bamwe bapfa amasezerano bayaciyemo kabiri none se urugero Imana imaze kubwira Eli ngo nzakugira neza n'inzu yawe n'abagukomoka ababonye bari abahungu be bose bapfiriye icyarimwe bakabona na Eli arapfuye ntabwo bavuze batari ko se biriya bintu n'ibiki ko Imana yavuze twumva ni ukuvuga ngo rero kuvuga ko Imana ni rimwe noneho rero no kutaba amaso ngo urinde amasezerano yawe ni ikindi njyewe mamanya n'umutima wanjye n'umwuka w'Imana uri muri njyewe niba Imana yarasezeranyije imodoka bivugiye imbere ya kamera sinshobora gupfa naye nicara muri iyo modoka ndabivuze niba Imana yarasezeranyije ngo Vedaste uzaba mu nzu nziza abantu babone yuko nakugiriye neza sinshobora gupfa naye naba muri iyo nzu ikintu cyatuma wenda napfa nuko nanyuranya n'Imana ariko mu gihe ngiye ndi kumwe n'Imana ntabwo Imana ijya ibeshya ntabwo Imana ijya ivuga ibinyoma iby'Imana ivuga rero irabisohoza n'ubundi ikabisohoreza uwo yabibwiye yabwiye Yeremiya ngo waroye neza ko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze numva ngo rero iyo iguhaye isezerano ukaririnda neza ikurindana n'iryo sezerano yabwiye Aburahamu kwizamuha urubyaro nubwo yageze igihe abantu babona ko bidashoboka ariko igihe cyarageze irabisohoza nukuvuga ngo rero yabwiye Dawidi yuko azaba umwana yahuye n'intambara nyinshi cyane Sawuli aramuhiga ni naryo jambo tugiye kuganiraho ariko ntabwo yapfuye kuko hari icyo Imana yaramuvuzeho umuntu ufite amasezerano ahura n'intambara ahura n'ibigeragezo ahura n'amagorwa menshi ariko ntabwo bimwica kuko Imana iramurinda ikarinda n'icyo yamuvuzeho Imana iramurinda ikarinda n'icyo yamuvuze urakoze cyane Vedaste urakoze cyane ku isobanuro duhaye reka none tugusabe usenga Imana ubundi twinjire muri gahunda ku mwuka kuyoboyemo twongeye gushima izina ryawe Mana yacu wowe uturinda amanywa n'ijoro wowe utubeshaho tukabaho wowe utegeka byose bikakumvira Elohimu Elishadayi mwami w'abami wowe ukomeye kandi ukomeranya imbaraga zawe fakira icyubahiro cyawe mu isi no mu ijuru amahanga yose navuge ko wera uyu mwanya tukuramburiye amaboko Mana kubera yuko uhereye kera kose ntujya ubeshya abana b'abantu barabeshya ariko we ntujya ubeshya uhereye kera kose mwami Imana wagiye utanga amasezerano ku bantu batandukanye ukayasohoza hari ibyo wavuganye natwe kandi iyo tumaze kuvuga nk'ibi rimwe na rimwe Satani hari ubwo afuha akadutega imitego kugira ngo n'ubundi benshi bazagwe bagushijwe n'ibyo wari waravuganye n'abantu ariko ndasenze kugira ngo ibyo mvugiye imbere ya kamera uzabikore rubanda rwose rubibone kandi bazamenye neza yuko uri Imana itabeshya kuko iryo ni isezerano wampaye kandi mwami ibihamya birahari kubera yuko ibyo wagiye uvugana natwe mwami Imana bimwe warabishoje turabibona Mana n'ibindi byose turabyizeye ngaho rero Uwiteka Imana nyiringabo uyu mwanya ngiye kuvuga ibyawe ngiye
kubwira isi yose ibyo wampaye kubagezaho, abantu batandukanye bari mu bihugu bitari bimwe. Reka umwuka wera yururuke Mana, anyobore muri byose, ankoreshe, ndinde kuvuga ibyanjye ubwanjye, kubera ko ari wowe uzi imitima y'abantu, ukamenya ibyabagirira umumaro. Mana, nanjye nemeye kukubera ibikoresho, nyemerera nkubere mikoro, aba ari wowe uvuga, kandi byose ubikorere kwiyubahisha. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye urakoze, amen. Turabashuhuje bene data, nshuti z'umusaraba, n'ubundi ubuntu bw'Imana bubane namwe, amahoro y'Imana abane namwe. Abari hano mu Rwanda, abari mu bihugu bituranye byacu hano muri Afurika, bari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Amerika, Aziya, Oceania, aho hose turabashuhuje. Yesu Kristo nashimwe cyane, n'ubundi Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Mbere ya byose tubanje kubiseguraho, hari abagiye badushaka bakatubura kubw'ikibazo cya telefoni yaje gupfa. Byabaye ikibazo ku buryo wenda abantu benshi bibajije bati byagenze bite. Ni nabwo buryo na nimero ya WhatsApp abantu mwakundaga kunyandikiraho, n'uyu munsi ntago biragasobanuka, uretse gutegereza ikibazo cyabayeho kuri telefoni. Ubwo mboneyeho kuba nababwira iyi nomero, n'ubundi ndi gukoresha kuri WhatsApp muri iyi minsi ya none, ariyo 07 3 2 2 8 8 8 0 karindwi 3 2 8 8. Na ya nimero ya MTN nayo iracyariho, ariko urukumva ku bantu bo hanze twari tumenyeye kuganira kuri WhatsApp ntabwo byakunda ko habaye ikibazo. Iyo nimero nayo ndacyayikoresha, MTN ni 07 8 5 4 5 2 3 6 9. Imana yacu rero ishimwe cyane. Nuko nguko uyu mwanya Imana bagirire neza. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho ni 23, n'ubundi umurongo waho wa 16. Umurongo wa 16 handitswe ngo bukeye Yonatani mwene Sawuli arahaguruka asanga Dawidi mu ishyamba, amukomeza ku Mana, aramubwira ati witinya, kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazagushyikira, kandi uzaba umwami wa Isiraheli, njye ubwanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe, kandi data Sawuli nawe arabizi. Imana ishimwe cyane. Uyu Dawidi yari umwe mu bantu bavuzweho n'Imana, nk'uko natangiye mbabwira ngo iyo Imana ivuze ku bantu, rimwe na rimwe Satani arabafuhira akabarwanya. Imana imaze kuvuga kuri Dawidi, amaze no kwimikishwa amavuta ko azaba umwami wa Isiraheli, azasimbura Sawuli, Sawuli yakomeje kumurwanya cyane, bituma bigera ku rugero Sawuli yanze Dawidi cyane, bigira naho ngo yamuteye icumu kabiri, Dawidi arizibukira amuri imbere. Bigeraho Dawidi yaje guhunga, umunsi umwe akaba ari mu ishyamba, ibihe bitandukanye akaba ari mu buvumo. Ariko nubwo byari bimeze bityo, Imana yaramurinze, irinda n'isezerano yamuvuzeho. Ndimo mbwira abaneza amatwi, nubwo uri mu bihe bikomeye cyane uri gucamo, ntabwo Imana yo mu ijuru yirengagije icyo yavuganye nawe. Imana ikurindanye n'isezerano yagusezeranyije. Uyu Dawidi rero, Bibiliya tubwiye ngo bukeye Yonatani mwene Sawuli arahaguruka asanga Dawidi mu ishyamba,
amukomeza ku Mana. Muri iyi minsi nanjye Imana yamagurukije kugira ngo ngukomeze ku Mana. Wari urimo wumva Imana yarakwibagiwe, ndimo ngukomeza ku Mana, ndimo nkubwira ngo humura, iyavuganye nawe niyo kwizerwa, iyaguhaye amasezerano izayasohoza. Ngo nuko Yonatani amukomeza ku Mana, ngo aramubwira ngo ukuboko kwa data Sawuli ntabwo kuzagushyikira. Ndimo nkubwira ngo nubwo ukuboko kwa Sawuli kukuriho ntacyo kuzagutwara, nubwo amaboko ya Sawuli abaye menshi ku buzima bwawe, etopereje zitotaya, amaboko ya Sawuli ni menshi ku buzima bwawe, ariko ndimo nkubwira ngo humura ntacyo Sawuli azagutwara. Ndimo nkubwira ngo Sawuli imigambi ye Imana izayitesha agaciro, kandi uyu mwanya imigambi ya Sawuli itaye agaciro mu izina rya Yesu. Nubwo bimeze bityo, Imana ihagurukije Yonatani. Yonatani arahagurutse. Niwe urimo kubwira ngo komera, niwe urimo kubwira ngo humura, niwe urimo kubwira ngo komera ku Mana yavuganye nawe. Imana yavuganye nawe ibintu bikomeye cyane, iguha amasezerano akomeye cyane, ikubwira yuko utazaseba, ikubwira yuko utazamwara. Uyu mwanya Yonatani arakubwiye ngo ntabwo ukuboko kwa Sawuli kuzagushyikira. Imana ishimwe cyane. None ijambo rikomeye cyane, nyumva neza mwene data, ngo ukuboko kwa data Sawuli ngo nikuzagushyikira, ngo kandi uzaba umwami wa Isiraheli, ngo njye ubwanjye nzaba uwa kabiri. Haleluya. Ngo njye ubwanjye nzaba uwa kabiri, ngo kandi ibyo ngibyo ngo na Sawuli arabizi. Igituma Sawuli guhiga, yamaze kumenya amakuru, amenya yuko uzaba umuntu ukomeye. Ariko ndimo nkubwira ngo nta kizahindura umugambi w'Imana. Lopereje zitotaya, Sawuli igituma kugendaho, yamaze kumenya icyo uzaba cyo. Igituma uwo muroza guhiga, yamaze kumenya yuko n'ibyo byose uzabigura, bigasigara n'abana, bigasigara muri famiye yawe. Yamaze kumenya yuko muri famiye ari wowe muntu uzaba mukomeye. Nicyo gituma Sawuli kugendaho, ndetse na bene Sawuli n'abagaragu be bose bakakugendaho. Ariko ndimo nkubwira ijambo ry'ubuhanuzi mwene data, wowe uneza amatwi aho uri hose, ndimo nkubwira ngo ntabwo Imana yemeye yuko amaboko ya Sawuli agushyikira. Nubwo wari uri mureba ukabona Sawuli yagutangatanze impande zose, wari uri mureba ukabona Sawuli akuri imbere n'inyuma, wari uri mureba ugasanga Sawuli ari impande zawe, wari uri mureba ugasanga nta buhungiro, ariko Imana impaye ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo ntabwo izemera yuko amaboko ya Sawuli agushyikira. Sawuli yahereye kera kugendaho, Sawuli yahereye kera kwirukankaho, na n'uyu munsi kuba uriho ni ukubera Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Sawuli yamaze kumenya neza, araporopoza, aza kumenya neza yuko uzaba umuntu ukomeye, aza kumenya yuko uzamusimbura, aza kumenya neza yuko intebe yicayeho ari wowe ugiye kuyicaraho. Arangije aravuga ngo nanjye byanga bikunda nzanamuhiga. Ariko Imana iravugana nawe muri uyu mwanya. Zopereje zitutaye, Imana ivuganye nawe mwene data, iravuze ngo ntabwo amaboko ya Sawuli azagushyikira. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ntabwo amaboko ya Sawuli azagushyikira. Yewe ndagira ngo nkubwire ngo wibuke uyu Dawidi, nubwo Sawuli yamuhiza cyane, ariko yaje kwica intare n'idubu. Aravuga tumva rero, igihe kimwe naje kwica intare n'idubu, ubwo yarahanganye n'umufilisitiya. Aravuga ngo ntabwo uriya mufilisitiya utarakebwe, uriya Sawuli Imana yamaze guca ku ngoma, ntacyo azagutwara. Uriya mupagani ukugendaho, uriya mupagani ugusebya, uriya mupagani uguharabika, yewe Dawidi, yewe Dawidi, yewe Dawidi, umva uko Uwiteka Imana avuganye nawe. Uwiteka Imana aravuze ngo humura, Uwiteka Imana aravuze ngo humura. Ntabwo amaboko ya Sawuli, ntabwo amaboko ya Sawuli azagushyikira mwene data. Ropere mingisiri drere, sopire jezito taine, lo tipo ere kuwasi kaine. Uwo murozi ntacyo azagutwara, uwo kugambanira ntacyo azagutwara,
uwo nguwo ugusebya ntacyo azagutwara, abo bakugendaho ntacyo bazagutwara. Igerageza umazemo iminsi birahagije, igihe wazengurukiye umusozi kirahagije. Uwiteka Imana aravuze ngo noneho ihagararire gusa, uhereye none ureba agakiza Uwiteka Imana ari bukuzanira uyu munsi. Kuko Uwiteka Imana avuze ngo abo banyegiputa bakugendagaho, abo bose warebaga ntabwo uzongera kubabona ukundi, kuko Uwiteka Imana arakurwaniriye, Uwiteka Imana aragutabaye, Uwiteka Imana akumaze umubabaro, Uwiteka Imana akugarutseho, Uwiteka Imana aguhaye guheka, Uwiteka Imana akubakiye urugo, Uwiteka Imana aguhaye gakondo, aguhaye kwiga, aguhaye kurama. Lopere mingisikaya, Uwiteka Imana niwe uvuganye nawe, agukuye mu izo karande. Uwiteka Imana agukijije imbaraga z'abakuroga, agukijije imbaraga z'imyuka mibi. Abavuze ngo uzapfa ryari, nukura amaso yabo aheze mu kirere. Yewe Dawidi, yewe Dawidi, ni wowe Imana yambwiye ngo nze guhanurire. Iri joro Imana yasanze irambwira ngo yewe Dawidi, yewe Dawidi, yewe Dawidi, uyu munsi ndi guhanurira Dawidi. Kandi Imana yamagurukije mu buryo bw'uko yahagurukije Yonatani, ngo nuko Yonatani arahaguruka aragenda akomeza Dawidi mu ishyamba, aramubwira ati yewe Dawidi we, humura, ukuboko kwa data Sawuli ntabwo kuzagushyikira. Kandi unyumve, iriya ntebe y'ubwami data yicayeho uzanayicaraho nk'uko Imana yavuganye nawe. Kandi ikindi ubimenye neza, nanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe. Kandi ikindi ubimenye neza, na Sawuli, data Sawuli nawe arabizi, ni nacyo gituma guhiga. Humura, Uwiteka wavuganye nawe aragutabaye, ibyawe byose aringanije ahataringaniye. Kandi babandi bavuze amagambo Uwiteka Imana avuganye nawe ngo bagiye guhindura. Rontebo eremingisikaya. Uwiteka Imana umva icyo avuganye nawe. Ugiye gutungurwa no kumva umukobwa wawe yabonye umusore umukunze bagiye gukora ubukwe. Ugiye gutungurwa no kubona inkuru nziza igiye kumvikana kuri telefoni. Kandi nujya kubona ubone ikibazo wari warahezemo, aho Satani yari yaragufungiraniye, ugiye gusohoka aho ngaho. Yewe Dawidi we, sohoka aho ngaho. Yewe Dawidi we, sohoka aho ngaho, aho Satani yagufungiraniye. Ntabwo Imana yemeye yuko ubasha kuhaguma. Imana yo mu ijuru ivuganye nawe. Ntabwo Imana yemeye yuko uguma muri ibyo bigeragezo. Ntabwo Imana yemeye yuko uguma muri ayo magorwa. Ntabwo Imana yemeye yuko uguma muri ubwo bukene. Ntabwo Imana yemeye yuko uguma muri ubwo bukode. Ntabwo Imana yemeye yuko uguma n'ubugumba. Ntabwo Imana yemeye yuko uguma wicara ku ntebe y'igisuzuguriro. Ntabwo Imana yemeye yuko uguma baguteragana. Ntabwo Imana yemeye yuko abanzi bawe bavugiriza impundu kunesha. Ahubwo iravugana nawe muri uyu mwanya. Yewe nshuti yanjye, ati sohoka ubwira abantu ibyo yagukoreye. Umuririmbyi araririmbye, numva mu matwi yanjye umuririmbyi ari kumbwira ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, genda uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwa ubuntu wahawe nawe. Imana igufashe mwene data. Yewe nshuti yanjye, turasomye ijambo ritubwiye ngo nuko babwira zana baza. Mu yandi magambo, burya nabaza ni abanyamasengesho, nibo batabaza mu ijuru. Hari abagusengeye ngo nuko babwira zana baza ngo nimugende mubwira biyabeshi. Ijuru ryatubwiye ngo tuza tubwira abo mu Rwanda, tubwira abo muri Amerika, tubwira abo mu Burayi, tubwira abo muri Aziya, tubwire abo muri Oceania, tubwire abantu baruhijwe n'ibigeragezo bitari bimwe, bafite ibyiringiro mu mitima yabo by'uko Imana igitabara, by'uko Imana ikura mu bibazo, by'uko Imana iruhura barushye. Ngo tubabwire neza yuko ejo ku gasusuruko nabo bakiriye gutabarwa, bakiriye ubutabazi bw'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndabona hari abasore batabawe, ndabona hari abakobwa bakiriye gutabarwa, ndabona hari abapapa bakiriye ubutabazi, ndabona hari ababyeyi bakiriye gutabarwa. Imana ihabwa icyubahiro. Muri iyi minsi Imana yarambwiye ngo
amasengesho ari gusengwa muri uku kwezi kwa kabiri, Imana ishimwe ngo agiye gusiga aremye ibintu bidasanzwe ku buzima bwa benshi. Nubwo wari uri kureba ukabona uri ahantu hakugoye cyane, ariko kubw'amasengesho abagusengeye muri iyi minsi, amasengesho wasenze muri iyi minsi, ayo yose Imana irayakusanyije, bitumye Imana igukura ahantu habi, muri ako kaga wari urimo wibaza ngo nzava hano gute. Imana ihabwe icyubahiro. Ongera wakira ubuzima mwene data, ongera wakira imibereho mwene data. Bavuze yuko uzapfa nabi, ariko Imana iravuze ngo ntabwo uzapfa nabi. Akira ubuzima, ugenda uhamya Imana ikoze ibi byose. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo ni Imana itagikangwa n'ibicitse, ni Imana itagikangwa n'ibikomeye. Nubwo uri kureba ukumva muri wowe hari ubwoba bwinshi cyane, ubwoba nibushire mwene data, kubera yuko Imana ivuganye nawe. Ivuganye nawe yewe Dawidi we, uyu mwanya ivuganye nawe yewe Dawidi. Ni igihe kinini uri mu butayu, ni igihe kinini uri mu mashyamba, ni igihe kinini uri mu buvumo, ni igihe kinini uteraganwa na Sawuli, ni igihe kinini Sawuli aguhiga, ni igihe kinini imvura ikunyagira, ni igihe kinini izuba rikwica, ni igihe kinini bakugendaho, ni igihe kinini bakuvuga nabi, ni igihe kinini bagutera amacumu, ni igihe kinini bagutera amabuye, ni igihe kinini bagusuzugura, ni igihe kinini ba Eliyabu na ba Aminadabu na ba Shama nabo mwavukanye bataguha agaciro. Ariko Imana iravuze ngo nubwo nawe wabonye wo kukugirira umumaro, ariko Imana ivuganye nawe ngo ije kukwereka yuko ari ya Mana yavuganye nawe ifite imbaraga, ishyize mu bikorwa ibyo yavuganye nawe. Ariko nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo icyamu uyu mwanya ukarebesha amaso y'umwuka, niho wamenye neza ibyo Uwiteka Imana avuganye nawe. Icyamu ukava mu mubiri, ntabwo wakongera kwiheba, ntabwo wakongera kwiganyira, kuko Imana iri kumwe nawe. Ndabona ijuru rikingutse mwene data, ngiye mwiyerekwa ndabona ijuru rikingutse, ndabona hari ibintu Imana ihumishije bigushaka, uri kumwe nabyo, ariko mbona birakubuze. Ndabona ijuru rikingutse, ngiye kubona mbona nubwo umaze igihe kinini ushonje, ariko ukorera Imana. Imana itanze ibyo kurya kandi by'ibihe byose. Umva uko Uwiteka Imana avuganye nawe, arambwiye ngo nubwo wabaye iciro ry'imigani, nubwo usohokana imbyino z'amaganya n'imiborogo, ariko ivuganye nawe ngo ugiye gusohokera mu mbyino z'abantu banezerewe, kandi Imana iguhaye ibyishimo by'ibihe byinshi. Imana ishimwe. Imana yongeye kubaka urugo rwawe abadayimoni basenye. Imana ihabwe icyubahiro. Imana yongeye kugarura agaciro kawe watakaje. Imana yongeye kugusubiza ijambo aho ngaho n'ubundi muri famiye ntawe uguha agaciro, nta muntu ukwemera, ye baravuga uriya n'imbwa yabuze ubwenge. Ariko Imana igiye kukwereka yuko, igiye kubereka yuko utari imbwa, igiye kubereka yuko utabuze ubwenge. Umva uko Imana ivuganye nawe. Shuti reka guhangayika, tuza turiza Imana yawe, byose Uwiteka arabizi, tuza turiza Imana yawe. Kandi mbonye azanye ingabo nyinshi, aje kurwanirira abera. Shuti reka guhangayika, tuza turiza Imana yawe, byose Uwiteka arabizi, tuza turiza Imana yawe. Mbonye azanye ingabo nyinshi, aje kurwanirira abera. Tuza yewe mukobwa, tuza shuti yanjye, umutima wawe nutuze. Igihe umaze mu bigerageza Imana irakizi. Nubwo bene wanyu ntacyo bakumariye, Imana iravuze ngo turiza Imana yawe. Ya yindi wasenze uri mu butayu, ya yindi wasenze waraye ku rusengero, ya yindi wasenze uri mu rugo rwanyu, ya yindi wasenze uri mu nzira ugenda, nta n'isengesho itumva niyo haba mu ibanga. Ya masengesho wasenze uri mu ibanga, yewe
musore uneza amatwi, yewe mugabo uneza amatwi, nawe mubyeyi uneza amatwi, ya masengesho wasenze no mu gihe kibanga Imana yarayumvishe. Tuza turiza Imana yawe. Ngiye mwiyerekwa mbona ingabo nyinshi cyane, Lombi elemingi sikaya jezito taine, mbonye ingabo nyinshi cyane zimanuka, kandi ngiye kubona mbona bera b'Imana baratabarwa, mbona bera b'Imana baratabawe. Imana irambwira ngo nkubwire ngo humura, ingabo zo gutabara bera b'Imana zamanutse. Haleluya. Ingabo zo gutabara bera b'Imana zamanutse, kuko Imana ntibesha. Kandi ndagira ngo nkubwire we, ariko Mana yanjye icyamuka byumva neza, uburyo ndi kubibona ndi mu mwuka, ndimo mbona ingabo nyinshi zitabara bera, ndimo mbona bera b'Imana batabawe. Uku kwezi kwa kabiri fata nimero yanjye uzamamagara umbwira ngo n'ubundi Imana yarantabaye. Mu kwezi kwa gatatu mbonye ubutabazi bwawe buje bwihuse, kandi mbonye amasezerano y'Imana ngo aratinda nahe. Mbonye Imana ishoje rya sezerano yakubwiye, ryarindi Imana yakubwiriye mu butayu we, cyagiye za nzozi warose ukibaza ngo ariko Mana ubu se koko nanjye ibi bintu byabaho, ubu se koko Mana nanjye naheka, ubu nanjye Mana nakikira, ubu nanjye Mana nafata umwana nkamukikira. Imana irambwiye ngo iguhaye kwitwa mama Eme, iguhaye kwitwa mama Masezerano, iguhaye kwitwa Papa Mugisha, iguhaye kwitwa Mama Edi, iguhaye kwitwa Papa Edi. Imana yo mu ijuru ivuganye nawe, iguhaye kwitwa mama w'abana. Kandi kwa kundi wabwiye Imana ngo Mana Zopia mingi sikaya, ngo numu umwana w'umuhungu nzamwitira izina, ndetse Imana irambwiye ngo uwo mwana w'umuhungu wasabye Imana iramuguhaye, n'iryo zina wavuze uzamwita Imana iguhaye kumwita iryo zina. Irambwiye ngo tegura guhigura imihigo yewe papa, tegura guhigura imihigo yewe mama, kuko Imana iguhaye kuba umubyeyi. Kandi Imana yo mu ijuru yavuganye nawe, iravuga ngo abaje n'abagaragu bazagukorera. Imana ishoje amasezerano. Satani yari yarafunze umugisha wawe, ariko Imana irawufunguye mu izina rya Yesu. Abadayimoni bari barahagaze ku byawe kubera ko ijuru ryururukanye ingabo zo kugutabara. Imana yo mu ijuru ifunguye ya migisha yawe yose. Ndabona amasoko y'imigisha adudubiza. Yemwe banyarwanda nimuhumure, yemwe banyarwandakazi nimukomere. Ndabona ubutabazi bw'Imana bugeze ku banyarwanda benshi, kandi ndabona bari mu cyaro batabarwa, nkabona bari mu mijyi itandukanye batabarwa. Imana ishimwe cyane. Nubwo bavuze ngo uzamwara, ariko Imana yanze kumwara. Erega na Dawidi bari baravuze ngo azamwara, yemwe bari baravuze ngo ibyo yigize bamuvuga menshi, ariko amaze kwicara ku ntebe y'ubwami yaricaye yicara mu bisubizo. Nuko abamugendagaho bose nukuri byabo birarangira. Ndabona hari ibintu Imana igukubitiye ku buzima bwawe kugira ngo nawe wicare kwirantebe. Nabwiye abantu rabo ngo burya Imana hari abantu bajya bavuga ngo ntabwo Imana yica. Imana irica, Imana iramwaza. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ntabwo ikangwa no gufata umuntu ukubangamiye mu muhamagaro wawe ngo Imana imukumbanye, ariko isoza icyo yakugambiriyeho. Ntabwo Imana ikangwa no gufata umuntu ukubangamiye n'ubundi mu masezerano yawe kugira ngo Imana imukumbanye, ariko Imana isoza icyo yakuvuzeho. Niyo mpamvu Imana yagiye ikumbanya igakumbanya bariya iyo tugeze hariya kwa Morodekayi mu gihe cy'Abayuda. Ni ukuvuga ngo ba Hamani Imana yagiye ibakumbanya, ariko ba Morodekayi igasohoza icyo yabavuzeho. Niyo mpamvu Imana yagiye imwaza bariya ba Ahasuwerusi, ikabamwaza bakamwara, bakava ku ntebe z'ubwamikazi, ba Esiteri bakazicaraho. Niyo mpamvu Imana yakumbanyije ba Sawuli, ba Dawidi bakazicaraho. Hari ibintu Imana ikumbanyije my friend, hari ibintu Imana ikumbanyije yewe mugenzi wanjye, hari ibintu Imana ikumbanyije muri uyu mwaka,
hari ibintu Imana ikubise we, hari ibintu Imana ikubise, hari ibintu Imana ikubise, hari ibintu Imana igukubitiye. Aba barozi bitambitse mu mugambi w'Imana, hari ibyo Imana igukubitiye. Abantu bazi ngo ntabwo Imana yica, ariko iri kumbwira ngo hari ibyo ikumbanyije kugira ngo ibone inzira yo gusohoza ibyo yakuvuzeho. Ndagira ngo nkubwire ngo itabikubise bimwe bitamwaye ntabwo amasezerano yawe yazasohora. Niyo mpamvu nkubwiye ngo humura utuze, guma mu mugambi w'Imana, wikomeze ku Mana yavuganye nawe. Icyo mbonye nuko ijuru ryururukanye ubutabazi ku buzima bwawe. Nyemerera dusenga Imana uyu mwanya, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana we. Tubwire Imana igira ibyikubita ku buzima bwawe, tubwire Imana nukuri igihe umaze muri iryo shyamba yewe Dawidi ni kirekire, igihe umugabo wamaze muri gereza ni kirekire, igihe umugabo wamaze muri gereza ni kirekire, wa mubyeyi we, igihe umugore wawe, igihe nubundi umwana wawe amaze muri gereza ni kirekire, igihe nubundi topere mingi sikaya, igihe kibaye kirekire. Agasuzuguro ka Sawuli Imana irakarambiwe. Niyo mpamvu uyu mwanya Imana ivuganye nawe ngo humura, reka dufatanye kwinginga Imana. Ijambo ryarambwiye ngo bakirwana baratabarwa. Mwene data, nyemerera uyu mwanya tugiye gusenga Imana. Nukuri iri sengesho, nukuri ndifuza yuko iri sengesho rikubita abazimu muri uku kwezi, ukwezi kwa kabiri kutarashira. Abazimu bagapfa, abaguteza inyatsi n'ubukene bagapfa, abaguteza igisuzuguriro, abaguteza kwangwa, n'abaguteza ibyo bibazo n'uburwayi butandukanye. Aba bazimu reka tubakubite kubwira isengesho. Icyo namenye cyo nuko umwami twizeye ajya bikubita. Umwami twizeye niwe nyiri ububasha n'ubushobozi. Reka dusenga Imana, reka dusenga Imana. Mwami Imana nyiringabo, uri Imana ishobora byose, uri Imana itegeka ikirere, uri Imana itegeka isi, uri Imana itegeka inyanja, uri Imana itegeka byose bikakumvira. Uyu mwanya tegeka uri mu butware bwawe. Nukuri turasenze muri uyu mwanya, dusenge abantu bawe. Ni babandi wanumye kubwira ibyawe, ni babandi wambwiye kubwira ngo baratabawa, ni babandi wambwiye kubwira ngo ubahaye guheka, ni babandi wambwiye kubwira ngo uciye agasuzuguro ka Sawuli, ni babandi wambwiye kubwira ngo ubicaje ku ntebe y'amasezerano, ni babandi wambwiye kubwira ngo lompi eremingi sikaya, ejo kugasusuruko ngo baratabawe. Reka Mwami Imana nyiringabo, nukuri abagiye gukurikirana ubu butumwa wamaye, reka Mwami bakire gutabarwa, reka bakire kugirirwa neza nawe, reka bakire imbabazi zawe, reka umucyo wawe bamurikire, reka ubwiza bwawe bubagote, reka amasezerano wabasezeranyishe yasoze mu izina rya Yesu Kristo. Icyo namenye cyo nuko mu bantu hari indyarya, ariko we ntabwo ujya uryarya. Iyo uvuganye n'umuntu ibyiza urabisohoza Mana. Wavuganye na Aburahamu urabisohoza, uvugana na Samweli. Mwami Imana nyiringabo, nukuri wavuganye na Samweli, nukuri uvugana na Samweli ngo nagenda abwire Dawidi yuko azaba umwami. Warabishohoje nubwo yanyuze mu ntambara zikomeye, ariko washoje isezerano. Wavuganye na Yosefu ko azaba umuntu ukomeye, ibyo byose warabishohoje. Na n'uyu munsi Mwami uravugana n'abantu bawe bari muri Amerika, babandi bategereje kugirirwa neza nawe, babandi bategereje ihumure riturutse kuri wowe, babandi bategereje gusohorezwa amasezerano. Abo bari muri Amerika Mana bagiye gukurikirana ubu butumwa bwiza, lonte mingi sikaya jezito taine, reka bakire gutabarwa, bakire ubutabazi bwihuse. Abari mu Burayi aho hose ni bakire gutabarwa, bakire ubutabazi bwihuse. Abari muri Afrika ni bakire gutabarwa nawe. Amaboko yawe nabaramire Mwami Imana nyiringabo, batarageraho batagangara, batarageraho abantu babishima hejuru, batarageraho abadayimoni babishima hejuru. Nanjye mbasabiye ubutabazi bwihuse, nkuko iri yerekwa mbona ingabo zo mu ijuru zimanukira gutabara abantu bawe. Reka Mwami Imana nyiringabo, abari muri Oceania Mwami bakire gutabarwa mu izina rya Yesu Kristo. Reka bari muri isi yose, impande enye z'isi nibakire gutabarwa. Kandi Mwami Imana nyiringabo, uhereye uyu mwanya Mana turasenze kugira ngo imbaraga z'umwuka wera nizireme ibitari biriho bibeho. Mwami Imana uhereye none dutangire kumva amakuru mazima y'ubutabazi buturutse kuri wowe. Urakoze Mwami, twakiriye gutabarwa guturutse kuri wowe. Urakoze Mwami, tuguhereje icyubahiro cyawe. N'abazabyumva bose
mwami Imana nyiringabo bazaguhereza icyubahiro cyawe, bazavuge gukomera kwawe, bazavuge kuri Imana itabara. Kandi abari bari mu bwigunge mwami Imana nyiringabo nibave muri ubu bwigunge mwami, bakira amahoro yo mu mutima, kuko ari wowe utanga amahoro. Urakoze mwami, turagushimye kubatabaye kurengera abantu bawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.